tugire rero icyo tuvuga ku ngabire yo kwigisha, nk'uko roho mutagatifu ubwe yagiye afasha abo yagiye asendera kubisobanukirwa. Mbere na mbere icyo twakwibutsa ni uko umwigisha ni roho mutagatifu. Mu yandi magambo, iyo ngabire ni roho mutagatifu ugukoreramo, ni ukuvugiramo byose. Hari ibimenyetso rero biranga iyo ngabire. Icya mbere nyine nta kwirirwa umuntu atekereza nk'uko abafaransa bavuga ngo kuva saa sita kugera saa munani, nuko iyo ngabire ivuga umuntu wabaye ku isi, ariko igihe kikagera abantu bakabona ko hari ibintu byabaye batasobanukiwe, nyuma baje gusobanukirwa kuko roho mutagatifu yabibahaye. Uwo ni Yezu. Roho mutagatifu rero wahaye iyo ngabire, rwose ibyo ngibyo ubimenye neza, ubyandike n'ahantu utazigera ubyibagirwa. Niba ari roho mutagatifu ko kugukoreramo ari we waguhaye iyo ngabire yo kwigisha, azaguha kuvuga Yezu KRISTU wapfuye akazuka. Niba atari uko bimeze, mu by'ukuri nyine ushobora kuba ufite izindi ngabire, ariko iyo si yawe. Ibyo ngibyo ubimenye neza, kuko ubundi kuri buri ngabire navuga ko buri wese afite hari ikintu ufiteho, ariko hari imwe nyine navuga ni ikura cyangwa roho mutagatifu ashaka kwigaragariza muri wowe kurusha mu bundi buryo. Hari igihe rero umuntu ashobora niba navuga kunaniza roho mutagatifu, wagashaka gukora iki ariko ukabona ushoboye na kiriya. Icyo kiriya kubera amarangamutima yawe kikagukurura kurusha icyo mu by'ukuri roho mutagatifu yaguhaye nk'inshingano ya mbere. Ikizakubwira rero umuntu roho mutagatifu yahaye ingabire yo kwigisha nk'inshingano ya mbere, nuko azavuga Yesu. Ibyo ngibyo bimenye neza ko ari uko bimeze, ubwo nibyo. Nawe umunsi wumvise muri wowe hari umuriro ukuzamukamo wo kubwira abantu Yesu, uzavuga uti byatangiye. Ntabwo ngomba kuzimya roho mutagatifu, kubwira abantu Yesu. Ubwo rero nyine nk'uko roho mutagatifu yigaragaza muri Petero intumwa ku munsi wa Pentekositi, mu mutwe wa 2 w'ibyakozwe n'intumwa, turabibona kurya nyine yerekana Yezu. Ndashaka kubabwira Yezu, umwe wanyuze muri mwe akora ibitangaza, nyuma mukamwica. Imana yamugize umutegetsi n'umukiza, turabaga bo kubihamya. Ubutumwa rero buba buratangiye, roho mutagatifu butangiye nyine kubakoreramo. Roho umwigisha, roho mutagatifu umwigisha atangira kubakoreramo. Twakunze kujya tuvuga hariya mu ibara wa mbere y'Abanyakorinto umutwe wa 12 umurongo wa mbere kugera ku wa 3, hariya ngo nta muntu ushobora kwihandagaza ngo avuge ngo Yezu arakaba ikivume, ngo tuvuge ngo ayobowe na roho mutagatifu, nk'uko nta n'uwavuga ngo Yezu ni Nyagasani atabibwirijwe na roho mutagatifu. Navuga rero nti hari abantu mu by'ukuri badafite ingabire yo kwigisha, ahubwo bafite ingabire yo gutanga ibyo abandi bigishije, ariko ntibigeze bahura n'abo ngabo. Ubwo ngubwo
mwenda mushobora kutumva ibyo nshatse kuvuga. Ariko niyo Pawulo intumwa yamaraga kwigisha ahantu, n'abandi basigaraga bigisha, ariko bigishaga ikizi ibyo bamwumvanye. Urabyumva? Uko rero gushobora kumva ibyo undi yigishije, nawe ugashobora kubisubiramo no kubitanga, nayo ni ingabire. Ariko noneho ikibabaje ni uko abantu benshi bafite iyo ngabire batigeze bahura na Pawulo intumwa, bityo noneho ibyo bagerageza kuvuga bikaba nyine ari ibintu nta muntu urimo, bikaba ari ibintu nta muntu urimo, cyangwa rimwe na rimwe bakamusitaraho kugira ngo nyine bamushyire hariya, nguyu ni Yezu Kristo wapfuye akazuka. Nta gushidikanya rero umuntu wese uzigisha Yezu Kristo afite iyo ngabire, kimwe mu bimenyetso bigaragara nuko iyo ngabire ibyara abandi bigisha. Kubera ko ntabwo wamara kumva Yezu Kristo ngo uceceke, ntibishoboka, cyane ko utamwumvise. Izo mbaraga rero zituma umwumva ugashaka nawe kumuvuga, niyo ngabire nyine mvuga ikongezwa niyo yindi. Hari abantu rero benshi batigeze bigishwa kandi bari muri Kiliziya Gatolika, bakomeje barajwe barabatizwa, babatijwe, bahabuka ijwi iranizwe. Amagambo abaza vuba akarusha imbaraga umuhogo. Wowe ntushobore kubyihangana. Ibyo ari byose rero, aho Yezu avuzwe hose ubuzima buravuka kandi bugakura. Kuko Yezu Kristo ni inzira, ukuri n'ubugingo. Ubwo buzima nyine burinjira bukinjira mu bantu, abantu bakabaduka bakamukurikira. Kandi ntashobora kuvuga ngo ibyo bireke kubaho, ntibishoboka. Kuko Yezu ari inzira, ukuri n'ubugingo. Ariko nyine abantu benshi nkuko nabivugaga ntabwo bigeze bamwumva. Ashwe ushobora kuba waravukiye muri paruwasi itarigeze ivugwamo Yezu ku buryo nyabwo, amasakaramentu agatangwa byose, ariko nta nyigisho yigeze hatangwa rwose ngo bakubwire Yezu nawe umwumve nurangiza umuvuge, kugira ngo abantu bose nibamara kumva izina rya Yezu, munsi mu ijuru n'ikuzimu hose bapfukame, kandi indimi zose zamamaze ko Yezu Kristo ari Nyagasani, bihesha Imana se ikuzo. Manyafilipi 2:5 kugera kuri 11, ariko cyane cyane uhereye ku 9 kugera kuri 11. Hari ahantu rero habiri twasoma hatwereka uburyo ububasha bw'iyo ngabire mu buzima bwa Kiliziya. Mu Banyaroma 10 no mu Banyefezi 4. Ni ukuvuga iki se? Ahubwo ijambo rikuri bugufi cyane, riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe. Iryo jambo ni iry'ukwemera twamamaza, ukwemera twamamaza. Kuko niba wamamarisha umunwa wawe
ko Kristo ari nyagasani kandi ukemera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzarokorwa. Nuko rero umuntu yemera n'umutima bikamuha ubutungane, yakwamamarisha umunwa bikamuha uburokorwa. Kuko ibyanditswe bivuga ngo umwemera wese ntazakozwa isoni. Nta tandukanyirizo rero hagati y'Umuyahudi n'Umugereki. Nyagasani n'umwe kuri bose, akungahaza abamwambaza bose. Kuko umuntu wese uziyambaza izina rya Nyagasani azarokorwa. Bakwiyambaza bate rero uwo bataremera? Bakwemera bate se uwo batarumva? Bamwumva bate ntawamwamamaje? Bamwamamaza bate niba batatumwe? Nkuko byanditswe ngo mbega ngo biraba byiza ibirenge by'abogeza inkuru nziza. Nyamara siko bose bumviye inkuru nziza. Kuko rero Izayi yaravuze ati Nyagasani ninde wemeye inyigisho zacu? Bityo rero ukwemera gushingira ku nyigisho, inyigisho nayo ku ijambo rya Kristo. Abanyaroma mu mutwe wa 10 umurongo wa kuva ku murongo wa 8 kugera ku wa 17. Inyigisho ishingira, ukwemera gushingira ku nyigisho ni ukuvuga niba hatigishijwe Yezu Kristo ntabwo bazamwemera. Gusa abantu bahabwa amasakaramentu batagira ukwemera bangana iki? Ni benshi. Bafite kwa kundi nyine ko mu mutwe ngo nemera Imana, ngo data ushobora byose, ariko nyine ikintu cyakubita hasi bose bagakurikira se kibi, cyangwa benshi muri bo. Abo bose nako badafite ukwemera niko bigenda. Ko nyine y'ukwemera kudahari se kibi ntashobora kureka gukora n'ibishoboka. Yezu yahageze ati ngewe ndamwemera, ni Yezu Kristo wapfuye akazuka, ni Nyagasani. Niwe ushobora gufungisha amaferi ibitero byose se kibi yakugabaho. Kandi ibyo singi bivuze. Ni Petero ntumwa mutagatifu bitubwira mu ibaruwa ye ya mbere umutwe wa 5 umurongo wa 8 kugera ku wa 9. Ahandi nari mvuze ko dusoma, ariko aha urumva wakwibaza byinshi. Bakwiyambaza bate rero uwo bataremera? Bakwemera bate se uwo batarumva? Hariya bakwemera bate uwo batarumva? Nshobora kukubaza, ese wowe waramwumviye? Kuko hari igihe tuvuga ngo turemera, ariko se wemera nde? Wamwemeye se bigenze gute? Wari wumvishe iki? Bamwumva bate ntawamwamamaje? Ahangaha rero umva nyine kwamamaza uruhare rw'indasimburwa. Ese intumwa ziceceka ku munsi wa Pentecost byari kugenda gute? Ahandi mu Efezi 4 buri wese muri twe yahawe ingabire ye bwite uko Kristo yayimugeneye. Nicyo gituma mu byanditswe arahavuga ngo yarazamutse atumbagira ashoreye imbohe maze aha abantu ingabire. Kuba yarazamutse bivuga iki? Atari uko yabanje kumanuka akagera ku isi yacu. Wari waramanutse ni nawe wazamutse mu bushorishori bw'ijuru kugira ngo aganze muri byose. Kugira ngo aganze muri byose. Ni nawe wahaye bamwe kuba intumwa, abandi abaha kuba abahanuzi, abandi abaha kuba bogeza butumwa. Umva ibyo bitatu byose amaze kuvuga ko ari ingabire yo kwigisha irimo. Abandi abaha kuba bogeza butumwa, abandi abaha kuba bashumba cyangwa bigisha. Muri ibyo byose yavuze nicyo kibereyemo gusa. Noneho agakomeza
ati nguko uko yatunganyije abatagatifujwe be, anabategurira gukomeza umurimo bashinzwe wo kungura umubiri wa Kristu, kungura umubiri wa Kristu, kugeza igihe twese tuzunga ubumwe mu kwemera no mu kumenya umwana w'Imana, tukazaba abantu bashyitse bageze ku rugero ruhamye ruyingayinga igihagararo cya Kristo. Ubwo rero ntituzaba tukiri abana basaba yangwa maze ngo twangaranwe n'umuyaga ubonetse wose w'inyigisho ziturutse ku buhendanyi bw'abantu no ku buriganya bwabo bubayobya. Ahubwo nitubaho mu rukundo rutaryarya tuzakura kandi twiyongera ubudahwema twifatanyije na Kristo tubereye umutwe. Niwo uha umubiri wose gutera hamwe mu ngingo nyinshi ziwugize, zikawutunga, zikawucunga, buri rugingo ku rugero rwarwo, akanawuha gukura no kwiyubaka mu rukundo. Ibaruwa Pawulo intumwa mutagatifu yandikiye Abanyefeso umutwe wa 4 umurongo wa 7 kugera kuwa 16. Urumva ibyo navugaga nti kuva nyine higishijwe ubuzima buravuka, bugakura bukarerwa. Nta muntu ushobora kugira ubukristo atigishwa by'ukuri, ntibishoboka. Niba hari ingabire twagomba gusaba muri kiliziya, nuko tubona abantu batubwira ibyerekeye Yezu Kristo. Nka papa, nka mutagatifu Papa Pawulo wa 6 abazi inyigisho ye, yatangiye imaniye muri Filipine ku itariki 29 z'ukwa 7 1970. Aho yavuze Yezu Kristo, Yezu Kristo, Yezu Kristo. Ati simba navuye iyo gihera ngo nze hano iyo ntaba nemera ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere Yezu Kristo, icya kabiri ugukira kwanyu muri we, ugukizwa nawe. Kuko ntiwashobora kujya kwigisha abantu utemera ko inyigisho zawe zishobora kubagirira akamaro, waba nyine ugiye gutigiye. Mu kurangiza ko avuga ati turashaka ko izina rye ryirangira mu bihe byose, ahantu hose no mu masekuruza yose. None se wowe iryo zina ryirangira mu kanwa kawe kangahe? Ingabire yo kwigisha rero niyo ngiyo. Icya mbere kiranga nuko umuntu wumva afite kuvuga Yezu Kristo nyine nta bundi butumwa afite n'ubwo ngubwo, nta n'ubundi rega. Nkuko Pawulo intumwa ubwe abitwibwirira nyine nyora mbere y'Abanyakorinto umutwe wa 2 umurongo wa 2 ati nta kindi nashatse kwibandaho usibye kubamenyesha Yezu Kristo, kandi Yezu Kristo wabambwe ku musaraba. Ibaruwa mbere y'Abanyakorinto umutwe wa 2 umurongo wa 2, cyangwa se Imyoro wa 2 yandikiye Abanyakorinto umutwe wa 5 umurongo wa 4, cyangwa wa 4 umurongo wa 5. Si twe twiyamamaza na gato, ahubwo twamamaza Nyagasani Yezu Kristo, twamamaza Nyagasani Yezu Kristo. Ubonye abapadiri bakuru bose bavuze batyo umunsi umwe, nta kindi cyanzanye hano ni ukwamamaza Nyagasani Yezu Kristo, kandi akaba bikora koko. Nkubwije ukuri ko paruwasi zahindura isura, ibyo ndabikubwiye. Ntabwo izina rya Nyagasani Yezu Kristo rishobora kuvugwa ngo rivugwe ngo haburi ikintu gikorwa, ntibishoboka. Ariko se rivugwa n'abangara. Ibyo ariko ntibitangaje kuko nyine bose ntibabihawe nyine, cyangwa se barabihawe banga kubyakira. Nkuko ari Yezu ubyivugira, si ibyo muhimbira. Ako kanya Yezu ahimbazwa na Roho Mutagatifu maze aravuga ati dawe mutegetsi w'ijuru n'isi, ngushimiye ko ibyo wabihisha abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira abaciye bugufi. Koko dawe niko wabyishakiye, byose nabyeguriwe na data, kandi ntawe uzi mwana uwo ari we keretse data, nta n'uzi data uwo ari we keretse mwana, n'uwo mwana ashatse kubihishurira.
iyo ngabire rero ni Roho Mutagatifu yiguha akagushyiramo nyine ko wumva ushaka ko abantu bamenya Yezu Kristo bakamuvuga bakamukunda. Hari ikindi cya kabiri rero kiranga iyo ngabire gifitanye isano na batisimu yacu, nuko ifite ubutumwa bwo kurimbura sekibi. Ntabwo ushobora gutuza Yezu mu kibanza utashijije, nkuko baho ubutumwa umuhanuzi Yeremiya mu mutwe wa mbere bwo kurimbura, gusenya no kubaka. Dore nshyize amagambo yanjye mu kanwa kawe, umenye ko uyu munsi nguhaye ububasha ku mahanga no ku bihugu byose, kugira ngo urandure kandi uhirike, utsembe kandi usenye, kugira ngo wubake kandi utere imbuto. Naho wowe kenyera ukomeze, uhaguruke maze ubamenyeshe ibyo ngutegetse kubabwira. Ntuzareke bagutera ubwoba, kuko nubugira ari wowe nzagutera guhinda umushyitsi imbere yabo. Njyewe uyu munsi nkugize nk'umurwa ukomeye, inkingi y'icyuma cyangwa nk'inkike y'umuringa, imbere y'igihugu cyose, imbere y'abami ba Yuda, abatware bayo, abaherezabitambo bayo n'abatuye igihugu bose. Bazakurwanya ariko ntibazagushobora. Uwo nuhora wivuze, humura turi kumwe, ndagutabara. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya umutwe wa mbere umurongo wa 10 niwo twasomye, n'umurongo wa 17 kugera ku wa 19. Nkugize nk'umurwa ukomeye, inkingi y'icyuma cyangwa nk'inkike y'umuringa imbere y'igihugu cyose. Kugira ngo urandure kandi uhirike, utsembe kandi usenye, kugira ngo wubake kandi utere imbuto. Iyo rero Umutagatifu yamamaza Yezu Kristo, agenda anakubura imyanda ya sekibi ayikura mu nzira. Rero wamamaza Yezu Kristo yamagana na sekibi n'ibyo byose. Ariko ngiye kubabwira ikintu cyo muzitondera, muye mutega amatwi mwumva abantu bigisha. Icyo cya mbere nakivuze. Icya kabiri, mu bintu byose byamaganwa sekibi bikoresha abantu, hari ikintu kidapfa kwamaganwa n'umuntu ubonetse wese, cyitwa ubusambanyi. Uwo muzumva bwamagana, musavuge muti Roho Mutagatifu ari hano. Ibyo ndabibabwiye. Muzagende mutega amatwi mu maparuwasi yanyu, bose mubona banyuze utuvideo ku mafilime, ku mbuga, bariya bose bandika inyigisho boherereza abantu. Uzumve ko hari utinyuka kugaba ibitero kuri sekibi se busambanyi. Roho Mutagatifu wenyine niwe ushobora kubikora. Uzumva rero yashoje urwo rugamba, uzavuga uti Roho Mutagatifu ari hano. Ibyo ndabikubwiye. Ibyo bintu byombi biri mu bintu ingabiro ushobora gushishoza kumenya uti uyu muntu afite ingabiro kwigisha cyangwa se arimo jambo bagiye bakoresha ngo arimo aracyatsa, arimo arapiga gupiga kuba ni Yezu Kristo. Mpagurukizwa no kubamenyesha Yezu Kristo, kandi ikibi cyose ukacyamagana. N'ubutsambanyi nyine, bwabo ni nyine abantu bagenda bakatira akarondora ibintu byose yabugeraho akabaruka akivugira ibindi. Ingabire yo kwigisha rero, ubwo ngubwo wenda kugira ngo umuntu ashobore kurangiza gufasha, kugira ngo utangire wakora nk'imyitozo ku byerekeranye n'iyo ngabire. Hari igihe abantu bashobora kugusaba kubigisha, ntuzagira ubwoba. Hari igihe se cyangwa wakumva ko ushaka gukora inyigisho washyira ku mbuga, niba wabyiyumvisemo ntuzagira ubwoba.
uburyo rero wabigenza ku buryo bworoshye, uzabanze wiyambaze Roho Mutagatifu wisunze Bikira Mariya, umuhamagare rwose. Nurangiza ushobora igihe umwiyambaza kumva ibyo watekerejeho, cyangwa se ibitekerezo byakujemo, cyangwa se ijambo ry'Imana ryakujemo, cyangwa se ibyo wabonye ko biteye ikibazo. Ndashaka rwose gukora audio yo kwamagana uburaya muri Kigali, ariko se ijambo ndaheraho ni irihe? Ngiye kubanza kwiyambaza Roho Mutagatifu, noneho Roho Mutagatifu akaba yakuyobora muri Bibiliya aho abona isomo, ariko ushobora nawe kurishaka muyo wagiye yumva yose. Iyo rero iryo somo ribonye urarisoma nibura gatatu, noneho warangiza ugatuza ukumva ibyagusigayemo, ukabyandika ati numvise ko iki n'iki hari ibintu bitatu cyangwa ari kimwe. Icyo kimwe akaba ari cyo uheraho noneho utekereza uvuga. Iyo umuntu agitangira kwigisha ni byiza ko yandika, kandi ugafata igihe cyo gusengera abo uzigisha. Muri makeya rero ni ibyo nyine, ubundi ugatangira nyine nkumva ko ari Roho Mutagatifu uzagukoreramo, nkufitiye icyizere, utumva ko ari ibintu byawe ahubwo ari ibye. Ukirinda bwa bwoba bamaganye mu muhanuzi Yeremiya, kuko nyine se kiguteye ubwoba wagombaga kwamagana kiriya ntucyamagane. Abantu benshi nuko bagiye batakaza iyo ngabire. Kuri Mutagatifu ntashobora gukorana n'umunyabwoba. Ibyo ngibyo rwose twarabivuze bihagije. Warakubwiye atamagana kiriya uhinze umushyitsi, kandi urashaka kumukoresha noneho mu byo wowe ushaka kubwira abantu. Oya, ntabwo ari uko Roho Mutagatifu akora. Twaba tubuze ibi rero ku byerekeranye n'ingabire yo kwigisha. Noneho ku byerekeranye no gutandukanya ubumenyi, ubuhanuzi, uburondozi, ahangaha uwabimbajije namubwira kongera gukurikira inyigisho twagiye tubitangaho ko zihari. Ubuhanuzi ubundi ni amagambo Roho Mutagatifu agushyiramo yo kwamagana sekibi no kwamamaza Yezu Kristu, cyangwa se ijambo ry'Imana muri rusange. Rero ushobora kuba uri musengana n'abantu, rimwe na rimwe hari igihe Roho Mutagatifu atangira gukora iyo utabaye umunyabwoba. Kuko abantu b'abanyabwoba bo ingabire zabo bazapfana nazo, nta n'imikoze. Ibyo rwose mubimenye. Ugiye gusengana n'abantu murasenze hakujemo ijambo, nk'ubwo buraya bwo muri Kigali navugaga. Ijambo rikuzamutsemo rwose, ngo iyo tsinda cyangwa iyo groupe charismatique ubabwire ko niba ubwo buraya bagomba gufasha abandi kubutsinda, kandi butagomba kwinjira muri groupe yanyu. None ugatangira ugahinda imishyitsi. Terekadate baravuga ko ndinde, dore na Padre arahari, Padre mukuru se buriya aragira ngo iki? Ntangiye kwigisha abantu se njye se ndi Padre. Ubwo nyine ukaba uracecetse. Urabyumva? Roho Mutagatifu azashakira ahandi, wowe wamunaniye. Nyamara wahagombye kugira nibyo ibi bintu, hari amagambo arimo kuzamo yo kwamagana icyo kintu, yo kwamamaza ubusugi n'ubumanzi. Uracecetse. Uragira ngo Roho Mutagatifu agira ati? Icyo ni icy'ingenzi kiranga ingabire y'ubuhanuzi.
ntabwo tugomba kuyitirira kuvuga ibizaza n'ibiki byose, kubera ko muri ibyo n'ubundi harimo ibizaza, kubera ko niba bakwamaganye n'ikibukemera, ubuzima bwawe buzaza nyine buzaba bwiza. Niba wakumenyesha Yesu Kristo ukamwakira, ubuzima bwawe buzaza buzaba bwiza. Niba kandi unangiye umutima, ubwo nyine urubanza rubagutegereje. Ubumenyi rero bwo ni uguhishurirwa ikintu gihishe ku mbaraga za muntu udashobora kumenya, kugira ngo cyubake roho z'abantu. Ibyo byo twabivuzeho kenshi. Bimwe mu byo umuntu ashobora rero guhishurirwa harimo nk'uko bamwe byagiye bibagaragaraho kuvuga ati Yezu arimo arakiza umuntu uyu n'uyu. Urumva icyo kintu ntabwo kubw'umuntu ntushobora kukibona. Ni ubumenyi Roho Mutagatifu gushyiramo kumenya icyo kintu abandi badashobora kubona, kugira ngo cyubake n'igisohoka muri wowe cyubake abandi. Kuri iyi rero y'ubumenyi ni naho nyine hava ko ushobora no kubona ibyaha by'umuntu, nkuko nyine izo ngero twagiye tuzibona mu byakozwe n'umutwe wa 8. Petero cyagihe nyine abwira uriya mupfumu Simoni ibiri mu mutima we, ntabwo yari amuzi, kugira ngo uwo muntu ahinduke. Noneho rero izo ngabire ni iza Roho Mutagatifu. Uburondozi rero bwo ntabwo ari ubwa Roho Mutagatifu. Uburondozi ni ibyo se kibi iha abantu kugira ngo bamenye nayo ibyo ikora. Nta n'iki hanyuma babivuge. Mu by'ukuri uburondozi ushatse wavuga ko ari kopi y'ubumenyi, ariko imikoreshereze nyine ikaba itandukanye, kuko ab'uburondozi nyine bakora gishitani, naho abafite ingabire y'ubumenyi niba ari iya Roho Mutagatifu bakoreshwa nyine na Roho Mutagatifu, bagakora nka Roho Mutagatifu. Kuko nk'ingi y'uburondozi uburyo ikora gishitani nuko umuntu ashobora kwandagaza undi nko mu ruhame. Ibyo ngira ngo mujya mubibona mu barokore hehe, umuntu nyine agati we nakubonye. Ubwo ni uburondozi rero. Uburondozi rero kimwe na none mu buranga nuko kimwe mu bintu by'ibanze bukora ni ukuvuga ibyaha. Niyo kuvuga ibyaha abo bantu bakora, cyangwa ibibi muri rusange, ibibazo bafite, ibintu nyine byose ndetse ibikorwa bya se kibi muri rusange nk'uko nabivuze. Ibikoreshereze rero mibi y'ingabire y'ubumenyi cyangwa se y'ingabire y'ubuhanuzi ishobora guhurwaho se kibi ikayifata ikayihindura uburondozi bwayo. Ibyo ngibyo nabyo ni ukubimenya nyine. Ubudahangarwa rero mu by'ukuri nyine udahangarwa n'umwe ni wa wundi nyine twavugaga ubushize ko ari we wenyine ukwiye gutinywa guhemukirwa. Ariko noneho ashobora kukwambika umwambaro we. Nibyo nyine Pawulo intumwa mutagatifu avuga mu ibaruwa y'Abanyaroma mutwe wa 13 umurongo wa 14, ni mwambare Kristo. Mwambaye Kristo. Cyangwa se mu Bagalati 3:25-29 kwambara Kristo. Iyo wambaye Kristo rero ufite ubudahangarwa imbere ya Sekibi. Ubwo budahangarwa ni Kristo ubwe uburi muri wowe, Sekibi kabidashobora gukoraho nta kintu. Ubuhanga rero mbere na mbere nigeze kuvuga ngo ubuhanga, ubwenge, ubumenyi twabubonye, ndumva ntawakongera kugira icyo abumbazaho. Ubwenge ni ugushobora kumva ibyerekeranye n'amabanga y'ijuru. Nko muri Luka umutwe wa 24 umurongo wa
hariya nyine abigishwa b'Emawusi nyuma yaho mutwa 24 aho Yezu abonekera nyine abo bigishwa, noneho bahuye na bagenzi babo bababwira bati twamubonye, bishimye cyane. Yezu araza rero ababwira ati niko, arababwira ati ibyo nibyo nababwiraga nkiri kumwe namwe, ni ngombwa ko huzuzwa ibinyerekeyeho byose byanditswe mu mategeko ya Musa, mu bitabo by'abahanuzi no muri Zaburi, cyangwa se byanditswe. Ahera ko ahugura ubwenge bwabo ngo bajye bumva ibyanditswe. Ahugura ubwenge bwabo. Maze arababwira ati handitswe ko Kristo agomba kubabara, maze ku munsi wa gatatu akazuka mu bapfuye, kandi ko uhereye i Yerusalemu abantu bo mu mahanga yose bagomba kwigishwa mu izina rye. Urumva? Kwigishwa mu izina rye ibyerekeye kwisubiraho n'iyobarirwa ry'ibyaha. Ibyo nimwe bagabo bashinzwe kubihana. Kuba ushobora gusobanukirwa kuko hari ushobora gusobanura ikintu umuntu ukamusobanurira iyo Roho Mutagatifu atamuritse nta muntu n'umwe wumva iby'ijuru, ntawe. Niyo mpamvu nyine ingabire y'ubwenge ibirimo ikora mu muntu wese. Nk'ubu niba iyi nyigisho urimo yumva ukumva urimo urasobanukirwa, nuko ingabire y'ubwenge irimo ikora. Naho rero ubuhanga umuntu ashobora kubwita nka experience. Ni ukuvuga bya bindi ubwenge bwawe bugenda bubona wumva, bya bindi biva mu bumenyi byose bigahurizwa hamwe bikubaka ubuzima bwawe. Ku buryo nyine hari ibintu udashobora gukora, hari ukuntu witwara bikubaka ubuzima bwawe, ku buryo muri bwa buzima uba ushobora no kuhakura ubutumwa nawe uha abandi uhereye ku kuntu ubaho. Mbese nk'ijambo bita ngo ubunararibonye. Ni ubu ngubu n'ubwo buhanga. Kuba nyuma yo kunyura mu bintu binibi, kwakira ibintu binibi, hari ukuntu bigenda byubaka ubuzima bwawe, uko Roho Mutagatifu ugenda ukorana nawe. Hari ibyo nyine bigenda bikaba wowe ubwawe, bigahinduka umwuka uhumeka, bigahinduka imibereho yawe. Byaba rero bibabaje nk'umuntu nyine uhanurira abandi ariko we yarahanutse. Iyi ngabire y'ubuhanga ni y'ababuzi, kuko bwa buhanuzi bwagombye kumwubaka ubwe, ariko ntacyo bwakoze. Bya bindi byose yagiye ahura nabyo binyura muri we ntacyo byamumariye. Reka tube dusoreje ahangaha. Ubwo ngubwo Nyagasani Yezu nabishaka tuzakomeza ku cyumweru gitaha. Singizwa Yezu Kristo wadupfiriye ukazuka. Nyagasani Yezu nabane namwe.